dore ikintu kizakubwira ko umuntu yagukunze cyangwa se umuntu yifuza ko mwakundana. Icya mbere, agufata nk'umuntu wihariye, ahora ashaka kumarana nawe igihe kinini. Icya kabiri, ashaka kukumenya cyane, abaza ibyerekeye ubuzima bwawe, imiryango yawe, intego yawe ndetse n'amarangamutima yawe. Icya gatatu, akwitaho iyo ubabaye cyangwa wishimye. Iyo ubabaye ashobora kukuba hafi cyangwa se akakugira inama. Icya kane, ashyira imbaraga mu kugumana nawe. Agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo umubane neza. Muri ibyo harimo guca bugufi, kutakwereka ingeso mbi, yewe ndetse n'ibindi bibi gishobora kuba byamuranga. Ashobora kukwereka umutima mwiza n'ibindi nk'ibyo. Icya gatanu, ashobora kukwereka bimwe mu bikorwa bimuranga, ibikorwa biruta amagambo. Ashobora no kugerageza kuba yakwereka ukuntu nta kibazo cyangwa se nta mbogamizi ushaka kuba wamugiraho. Icya gatandatu, kugirira ishyaka. Kwago nubona umukobwa cyangwa se umuhungu atakufitiye ishyaka, uzamenye ko umuntu atagundana nawe. Ashaka kwagutera inkunga mu byo ukora, yewe agashishikazwa no kubona iterambere ryawe urimo urazamuka. Icya karindwi, atandukana n'abandi bashobora gutuma umubona nkaho atari mwiza kuri wowe. Yewe niba afite inshuti nyinshi, agufata nk'uwihariye kuri we, ntago aguhuza na za nshuti cyangwa se ngakugereranye nazo. Make sure ko subscribe. Ibi ni ibintu ushobora kwereka ko umuntu yagukunze cyangwa se mwakundana. Narababwiye ngo ndabakunda.